Reka twifashishe ino screenshot y'umuvandimwe yarampaye, umuvandimwe washakaga kwinjira muri P-Network ansaba referral code yo kuba yakwinjiramo. Njye kuko ntari mfite referral code nanjye nyimusabira undi muntu, kuko njyewe ntago nari narigeze nyijyamo, nanjye natangiye nyisuzugura gusa wenda yarazi ko mfite inshuti yanjye yabibibamo. Tumuha referral code, tumaje kumuha referral code ariko ashyiramo biranga. Rero nagira ngo mbabwire yuko kwinjiramo ntago bigikunda, kanze mbereke kwinjiramo ntago bigikunda, byarahagaze. Uyu nguyu ni umuvandimwe waramajije kumbwira ati wansabiye referral code umuntu waba ayifite. Nagiye muha referral code menshi cyane yo kuba yakwinjira ariko ntago byigeze bikunda. Ngiyi referral code nayimuhaye, ngiyi hano hejuru referral code nayimuhaye ngo arebe ko yakwinjiramo, ariko byagiye biranga neza neza. Yashyiramo referral code bikanga, yashyiramo referral code bikanga, naho kumbe byarahagaze. Ntago yigeze abimenya, nanjye ntabyo narinzi ko nta muntu cyemerewe kwinjiramo, ariko reka ngusobanurire muri video yose uko bimeze, uko byagenze, kugira ngo bibe bitemerewe kuba yakwinjira muri P-Network. Ariko iyo referral code yarimo kunsaba yo kwinjira muri P-Network bundi bushya nibwo bwa mbere yagiye gukreyamo account. Koko namuhaye code nkuko yarabinsabye, ariko agomeza kuzajya ambwira ngo byanze. None amaje kumbwira gutyo ko byanze, abimbwa inshuro nyinshi, ndavuga ati reka murebere koko niba kwinjira muri P-Network bigikunda. Koko nahise njya ku rubuga nandika muri P-Network, nandikamo ngo ese koko murimo murabibona aha ngaha. Okay, tugendane gake. Urimo kubibona hano, njye hano ni amagambo nahise nandika muri P-Network. Aya ni amagambo nahise njye nandika muri P-Network, mpita nandika ndababaza ati ese koko P-Network yahagaritse kwinjizamo abantu bashya? Okay, mpita nshyiraho akabazo. Maze gushyiraho akabazo, nabo bahise bansubiza, urumva bahise bansubiza. Okay, nabo bahise bansubiza aya magambo, bahita bansubiza aya no magambo yanditse gutya. Baransubiza ngo yego koko ubu ngubu byarahagaze, sibyo? P-Network nyine yarahagaritse by'agateganyo kwemerera abantu bashya kwinjira cyangwa gusaba invitation code nshya. Ibi byakozwe mu rwego rwo gukomeza gutegura neza isohoka rya mainnet. Abantu bose badafite mainnet cyangwa se abantu batigeze babona migration, mwitegure yuko kuva barahagaritse bamaje kuba bahagarika kwinjiramo abantu bashya, ubu ntabwo banamo kwinjira. Ikintu kigiye gukurikiraho bagiye no kwita bahagarika na mining. None abantu bagiye bareka ku mining, ngira ngo musigaye mubona ko bisigaye bigenda gakeya. Ibyo byose bagiye kuba babihagarika. None bamara kubihagarika, ahasigaye abantu bose babone migration, abandi bagere kuri mainnet, abandi nabo babona ama KYC, bakora ama KYC bapasinge. Gusa icyo nabonye cyo muri no baruwa yose namajije kuba nabona, nuko nabonye ko nta gihe kirimo kivuga igihe bazongera gufungurira. Bavuga ko bazongera gufungura ari uko miliyoni 55 zose zifite ino P-Network, ari uko zose zaba successful, zamajije kuba zakuzuza ibisabwa. None nizimara kuzuza ibisabwa, ndakeka bashobora kuzahita bagomeza bagafunga. Gusa mujye mukurikirana amakuru ku mbuga zabo, ushobora kuzasanga bashobora kuzongera agafungura umuntu utarigeze aba yabasha nawe kwinjira akongera akinjira. Reka turebere hamwe twese ahangaha impamvu nyamukuru. Ubundi impamvu nyamukuru nicyo kintu nagira ngo tube twaza dusomeho, turebe impamvu nyamukuru yatumye bahagarika kuba abantu bashyashya bakwinjiramo. Byonyine nibyo bintu ubundi nagira ngo tuze turebe impamvu nyamukuru. Okay, impamvu nyamukuru iragira iti: impamvu nyamukuru gukumira spam n'uburiganya na fake account. Impamvu babaye bafunze abantu bashya binjira, kuko abantu bamaje kubona ko ibi bintu ari seriye, ko birimo amafaranga, bagira ngo bakumire ama fake account. Umuntu umwe akabagira account zirenze imwe, akagira account nyinshi. None aha kabiri, gushyira imbaraga mu kwakira no kwimura abari basanzwe barimo.
ama KYC na migration. Urumva icyo ni icya kabiri nacyo bagomba kuba babanza gukora, no kwitegura open mainnet. Ibyo nabyo ni ibintu ubu ngubu barimo bakora cyane kugira ngo abantu bose ntihazagire umuntu umwe wigeze amenya uno mushinga utazarya ku mafaranga kandi amafaranga yarayavunikiye. Okay, reka turebe ahangaha hakurikira, reka bariho turebe, ndagenda mbasobanurira akantu ku kandi. Ese uzongera kwemera abantu bashya ryari? Okay, ahangaha igihe umuntu warimo yibaza yarabuze referral code yo kwinjiriramo, reka turebe niba bazongera kwemerera abantu kongera kwemera kwinjira. P-Core team ntabwo yigeze itangaza itariki nyayo, ariko bavuga ko igihe open mainnet izaba irangira cyangwa se ubwo izatangira byeruye, hazasubukurwa no kwakira abantu bashya. Urumva abantu bose ubu ngubu barimo nibamara kurangira bose bageze kuri open mainnet byarangiye, buri muntu wese pize zageze muri step ya 9, bivuze ngo nizigera hara muri step ya 9 twese tuzongera tukongera dutanga referral code, abantu bongere basubiremo. Okay, abantu nibamara kongera gusubiramo rero ubwo ngubwo muzongera mumenye icyo bisobanuye. Noneho niba ushaka andi makuru, niba umuntu ari mushya ashobora gukora iki? Ubu nta buryo bwo kwinjira bushya buhari. Urumva ubu nta buryo bushya buhari bwo kwinjira, bagiyemo, abafite account ubwo barayafite. Gusa nanjye mpamvu nanjye nashatse ibi bintu, nanjye nashakaga kwinjira bushya, ntago nari narigeze mbimenya, byatangiye mbica amazi nshaka ariko ubu ngubu nibwo nari maje kubisobanukirwa ngo nanjye njyemo nyine, ngiyemo nsaba umuntu referral code, mpita nsanga ntago bigikora. Nyine nsanze bitagikora, abari bwo mpita nongera gushaka ukuntu namenya amakuru, njya ku rubuga ndasoma, mpita nsanga byarahagaze. Ubwo bivuze ngo abantu mwese mwashaka kwinjira muri no mushinga, ikintu cyashoboka kugira ngo ugire account mo hano, nta kintu wakora usibye wenda